Muraho neza nshuti zacu dukunda, turabasuhuje. Nitwa Ushizimpumvu Leopold, ngarutse mu kiganiro cyacu dukunda tinyuka urashoboye. Uyu munsi tuzanye insanganyamatsiko igira iti ndi mu rugendo rwiza. Mu gusobanukirwa insanganyamatsiko, nshuti zacu, buri wese muri twe ari mu rugendo. Ubuzima bwacu si aho twicaye, ni inzira turimo tugenda. Hari aho twaturutse, hari aho turi, kandi hari aho tujya. Iyo twigiye ku bantu bazi aho bavuye, aho bageze n'aho bajya, tubasha kumenya ko koko turi mu rugendo rwiza. Kuvuga ngo ndi mu rugendo rwiza bisobanura ko wamenye icyerekezo cy'ubuzima bwawe, kutagendera ku by'abandi, ahubwo wifitemo intumbero igaragara. Ni ukuvuga ko ubuzima bwawe bugamije intego, bugamije impinduka nziza, kandi buri munsi urimo ugana heza kurushaho. Icyo bisobanura kuba mu rugendo rwiza ni iki? Ni ukugira icyerekezo. Umuntu uri mu rugendo rwiza aba azi aho ajya, aba afite indoto, afite intego, afite icyerekezo kimuyobora. Umuntu udafite intego ni nk'uwagiye mu nzira atazi aho agiye, atazi aho azagera. Kumenya icyerekezo cye ni intangiriro y'urugendo rwiza. Kumenya icyerekezo cyawe n'intangiriro y'urugendo rwiza ni ugukora impamvu ifatika. Iyo uzi impamvu uriho, uzi impamvu ukora, impamvu wigira, impamvu uvuga, ibyo byose biguha imbaraga zo gukomeza n'ibintu byaba bigoye. Kandi kumenya icyerekezo cyawe n'intangiriro y'urugendo rwiza ni ukugira agaciro k'ubuzima bwawe. Urugendo rwiza ni urwo wubaka buri munsi, ugashimira Imana kubw'ingenzi ya buri munsi, ugafata ibyiza, ukareka ibyakubabaza cyangwa ibigusubiza inyuma. Kandi ni ukugenda utera imbere. Urugendo rwiza ntirwubakwa ni intambwe imwe gusa, ahubwo ni intambwe ziciriritse zifatanye zigana ku ntsinzi. Iyo witegereje ejo hawe harushaho kuba heza kurusha uyu munsi, ubwo uba uri mu rugendo rwiza. Ni iki cyatuma uzirikana ko uri mu rugendo rwiza? Hari ukwizera Imana no kuyoborwa n'ijambo ryayo, kuko Imana niyo muyobozi w'ukuri. Iyo wemeye kwigufata ukuboko, nta nzira uyoba. Bibiliya iravuga ngo uwiringira Uwiteka azahora mu nzira nziza. Kandi hari ukumenya ko wakoresha neza igihe cyawe. Umuntu uri mu rugendo rwiza agira gahunda, ntaho yirirwa ajya adafite icyo agambiriye. Afata umwanya we akawugira umusaruro. Hari no gukomera ku ndangagaciro nziza. Umuntu wubaha, utabeshya, utariganya, utavanga urwango n'ishyari, aba ari mu rugendo rwiza, kuko ibyo akora byose bizana amahoro n'iterambere. Hari no gufata icyemezo cyo kudacika intege. N'iyo ibintu bigoye, umuntu uri mu rugendo rwiza ntiyivamo. Amenya ko urugendo rwiza ruba rugoye mu ntangiriro, ariko rufite iherezo ryiza. Uko wamenya ko uri mu rugendo rwiza? Wamenya ko uri mu rugendo rwiza iyo wumva amahoro mu mutima wawe nubwo ibintu byaba bitari byiza. Wamenya ko uri mu rugendo rwiza iyo buri munsi ugereranyije n'ejo hashize ubona impinduka nziza.
wamenya ko uri mu rugendo rwiza iyo abantu bagusaba inama kuko babona iterambere ryawe, kandi wamenya ko uri mu rugendo rwiza iyo utagihatanira gusa iby'isi, ahubwo uharanira kugira agaciro n'icyizere imbere y'Imana n'abantu. Ibintu byaguha imbaraga mu rugendo rwiza. Hari isengesho. Mu isengesho usaba ko urugendo rwawe rwaba rwiza buri munsi. Kandi hari ukwigira ku bandi batambutse aho uri. Aha ngaha hari ugusoma inkuru z'abantu bateye imbere. Hari kwibuka aho wavuye. Kwibuka aho wavuye bigufasha gushimira Imana no gukomeza urugendo rwiza. Hari ugushyira umutima ku byo ushaka kugeraho. Aha ngaha twavuga kugira umwete, kwitanga no kudacika intege. Ibibazo bisanzwe mu rugendo. Urugendo rwiza ntiruba rutagira imisozi cyangwa imbogamizi. Hari igihe umuntu agenda agacika intege, ariko icyo gihe nibwo aba akeneye kwibuka ko urugendo ari urwiza kandi ko ibyo byose ari iby'igihe gito. Hari ibyo abantu bavuga. Ibyo abantu bavuga rimwe na rimwe ntabwo aba ari byiza, ntibikaguhagarike. Hari ibyo waciyemo mu bihe byashize. Ibyo waciyemo mu buzima bwashize bitabaye byiza ntibikakujene cyangwa bijene ejo hawe. Hari inzara, ubukene cyangwa amakuba. Byose ni amasomo yo gukomera mu rugendo. Urugendo rwiza rufite umusaruro. Iyo uri mu rugendo rwiza, ubona amahoro mu mutima wawe. Uba icyitegererezo mu bandi. Kandi uba uwihumure mu bandi. Dusoza. Nshuti zatinyuka urashoboye. Twese turi mu rugendo. Ariko si twese turi mu rugendo rwiza. Urugendo rwiza si urw'ibyishimo gusa. Ni urwo wubaka ku ijambo ry'Imana, ku ndangagaciro, ku ntego, no kuba wizera ko Imana izagufasha kugera ku iherezo ryiza. Wibuke ibi rero. Aho uri siho uzahora. Aho uvuye ni isomo. Aho ujya ni isezerano. Bityo ibuka buri munsi kuvuga uti, ndi mu rugendo rwiza kandi nzagera aho Imana yateguye. Tinyuka urashoboye. Ntukiteshe agaciro. Ntukareke kugenda buri munsi. Imana iri kumwe nawe mu rugendo rwawe. Murakoze cyane. Uwiteka abahe umugisha, abakomeze kandi abahamirize koko kuri mu rugendo rwiza.